Nongeye kubaramutsa, amahoro y'Umwami Imana abane namwe. Muri iki cyumweru rero dufite insanganyamatsiko ivuga ngo umucyo uturuka mu buturo bwera. Umucyo uturuka mu buturo bwera. Ingingo y'uyu munsi rero kuri uyu wa mbere iravuga ngo ubuturo bwera bwo mu ijuru. Ubuturo bwera bwo mu ijuru. Mbere y'uko tujya mbere muri iki cyigisho cy'uyu munsi, reka dusenge. Turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Uwiteka Mana ikomeye, tugiye kwiga amagambo akomeye cyane kuri uyu munsi wa none. Tugiye kurebera hamwe ingingo ivuga ngo ubuturo bwera bwo mu ijuru. Turagusabye Data kugira ngo uduhe gusobanukirwa n'amagambo tugiye kwiga muri aka kanya. Nibyo dusaba ibintu mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Mbere y'uko tujya mbere, reka tumaze dusome aya masomo. Turebe mu gitabo cyo Kuva igice cya 25, turareba umurongo wa 8 ndetse n'uwa 9, dusome n'umurongo wa 40. Tuze kureba no mu Baheburayo igice cya 8 umurongo wa 1 tugeze ku wa 6. Nuko ngo ni muhe buryo, ni muhe buturo bwera bw'uburyo bubiri buvugwa muri iyi mirongo. Nitumara gusoma aya masomo turaza kuzirikana turusheho gusobanukirwa n'ubuturo bwera buvugwa muri iyi mirongo. Ubuturo bwera bubiri buvugwa muri iyi mirongo. Kaduhere mu Kuva igice cya 25 dusoma umurongo wa 8, uwa 9 ndetse dusome n'umurongo wa 40. Umurongo wa 8 haranditse ngo: kandi bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo, muzabureme buse n'ibyo ngiye kukwereka byose, icyitegererezo cy'ubuturo n'icy'ibintu byabwo byose. Aya magambo aratwereka yuko Imana igihe yatangaga amabwiriza yo kubaka ubuturo bwera, Imana niyo ifite icyitegererezo yagombaga kwereka Mose. Nuko iramubwira ati ngo kandi bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo. Icyitegererezo rero Mose yagombaga gukoresha yagombaga kugendera ku mabwiriza Imana yagombaga kumuha. Mose ajya kubaka ubuturo bwera, yubatse ubuturo bwera yahawe icyitegererezo Imana yagize gute yamuhaye. Reka dusome n'umurongo wa 40 twumve ukuntu havuga ngo ugire umwete wo kubirema ukurikize icyitegererezo cyabyo werekewe kuri uyu musozi. Ugire umwete wo kubirema ukurikize icyitegererezo cyabyo werekewe kuri uyu musozi. Mose yagombaga kubaka ubuturo bwera akurikije icyitegererezo cy'Imana yamweretse. Reka tujye mu Baheburayo igice cya 8 turasoma umurongo wa 1 tugeze uwa 6. Abaheburayo igice cya 8 umurongo wa 1 tugeze uwa 6. Reka dusome. Umutwe w'amagambo uravuga ngo iby'ubutambyi bukuru bwa Kristo n'iby'isezerano rishya. Mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki: dufite umutambyi mukuru umeze atyo, wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane yo mu ijuru, ukorera ahera ho mu ijuru ry'ukuri, iryo abantu batabambye ahubwo ryabambwe n'Umwami Imana. Ubwo umutambyi wese ashirirwaho umurimo wo gutura amaturo no gutamba ibitambo, nicyo gituma na wa wundi nawe akwiriye kugira icyo atura. Iyaba yari mu isi ntaba abona uko aba umutambyi, kuko hasanzwe abandi batambyi batura amaturo nk'uko bitegetswe n'amategeko. Kandi umurimo abo bakora ni igishushanyo n'igicucu cy'ibyo mu ijuru. Nk'uko Mose yabwiwe n'Imana agiye kurema rya hema ngo gira umwete wo gukora byose ukurikije icyitegererezo werekewe
werekeye kuri wa musozi. Ariko none umurimo wa Yesu yahawe urusha uwabo kuba mwiza, kuko ari umuhuza w'isezerano riruta iryabo, kuko ryakomejwe n'amasezerano aruta ayabo. Nshuti bakundwa, ndagira ngo nongere mbibutse yuko iri sezerano Yesu yahawe riruta iry'abatambyi ba mbere. Aha icyo tubona gikomeye cyane ni uko ubuturo bwera tumaze kubona imigabane ibiri y'ubuturo bwera. Tubonye ubuturo bwera bwo mu isi, ndetse ahangaha mu Baheburayo hatweretse yuko ubuturo bwo mu isi bwari bufite icyitegererezo cy'ubwo mu ijuru. Mu yandi magambo, Mose yaremye ubuturo bwera akurikije icyitegererezo cy'ubwo mu ijuru, nk'uko ayo mabwiriza ariyo Imana yari yamuhaye. Ubwo abizera b'Abadivantisite ba mbere bigaga ibyanditswe byera, bitonze mu mezi yakurikiyeho mu mwaka w'1844, baje gusobanukirwa yuko hari ubuturo bwera bw'uburyo bubiri buvugwa muri Bibiliya. Ubuturo bwera bwubatswe na Mose, ndetse n'ubuturo bwera bw'umwimerere bwo mu ijuru. Ijambo ubuturo bwera nk'uko rikoreshwa muri Bibiliya, bwa mbere ryerekeje ku ihema ry'ibonaniro ryubatswe na Mose nk'igishushanyo cy'ibyo mu ijuru. Bwa kabiri ryerekeje ku ihema ry'ibonaniro nyakuri ryo mu ijuru. Ni ryo hema ryo ku isi ryarenguriragaho cyangwa se ryashushanyaga. Igihe Kristo yapfaga, umurimo wakorerwaga warahagaze. Ihema ry'ibonaniro nyakuri ryo mu ijuru ni ryo buturo bwera bw'isezerano rishya. Kandi nk'uko ubuhanuzi bwo muri Daniyeli igice cya 8:14 bwasohoye muri icyo gihe, ubuturo bwera buvugaho bugomba kuba ubuturo bwera bw'isezerano rishya ku iherezo ry'imyaka 2300. Mu mwaka w'1844 hari hashize imyaka amagana menshi nta buturo bwera buri ku isi. Bityo rero ubuhanuzi buvuga ngo bizamara iminsi 2300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa, nta gushidikanya bwerekeje ku buturo bwera bwo mu ijuru. Intambara ikomeye, ino paje ya 301. Aha rero tumaze kubona yuko Abadivantisite ba mbere igihe bigaga ubuhanuzi, bakaza gusobanukirwa n'icyagombaga kuzabaho ku iherezo ry'imyaka 2300. Twabonye yuko iri somo bamaze gusoma yuko ubuturo bwera buzabone kwezwa, nuko bo bibwira yuko kwezwa k'ubuturo bwera ni igihe izaba yereshejwe umuriro. Nyamara twabonye ko benshi baje gusubira inyuma, ariko itsinda ry'abantu bake bakomeje kwiga baje gusobanukirwa n'ingingo y'ubuturo bwera. Bamaze kwiga baza kumenya yuko Bibiliya ivuga imigabane ibiri y'ubuturo bwera, aho havugwaga ubuturo bwera bwo mu isi, ndetse hakavugwa n'ubuturo bwera bwo mu ijuru. Mu yandi magambo, bamaze kumenya yuko Kristo, igihe Kristo yapfaga, ubuturo bwera bwo ku isi bwari butakiriho, bwari bumaze guteshwa agaciro n'urupfu rwa Kristo. Ariko mu gukomeza kwiga, basobanukirwa rero ko icyagombaga kubaho ari ubuturo bwera bwo mu ijuru, nibwo bwagombaga kuba bwejejwe. Nuko ngo ubuturo bwera buzabone kwezwa. Kwezwa k'ubuturo bwera rero, ubuturo bwera bwavugwaga ahangaha ni ubuturo bwera bwo mu ijuru. Ubuturo bwera bwo mu butayu bwari igishushanyo cy'ubuturo bwera bwo mu ijuru. Imirimo yakorerwaga mu buturo bwera bwo ku isi yacyuriraga umugambi w'Imana w'agakiza. Buri gitambo cyose cyatambwaga cyashushanyaga igitambo cya Yesu cyo ku musaraba w'i Kaluvari. Binyuze mu gitabo cya Kristo dukurwaho gucirwa iteka ry'icyaha. Imbabazi ni izacu. Iyo twemeye kwakira igitambo Yesu yatambiweho ku bwacu, kandi tukicuza ibyaha byacu, dukurwaho igishinja cy'icyaha. Ntabwo Yesu ari umwana w'intama wadupfiriye gusa, ahubwo
ni n'umutambyi wacu. Abaheburayo igice cya 7 umurongo wa 25 hagira hati abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe kuko ahora iteka ryose ngo abasabira. Adukuraho igishinja n'icyaha kandi akadukura mu bubata bw'icyaha. Umurimo Yesu akorera mu buturo bwera bwo mu ijuru nitwe awukorera. Kubw'umurimo wo kutuvuganira Yesu adukorera, ububata bw'icyaha bukurwaho. Ntago tukiri imbata cyangwa abacakara ba kamere yacu y'icyaha. Muri Kristo twarabohowe. Ntitugicirwaho iteka ry'icyaha kandi icyaha nta bubasha kikidufiteho. Iyo dushikamye muri Kristo dufite kwizera, tuba dufite ibyiringiro by'agakiza. Nshuti, ndagira ngo nkubwire yuko nta handi tuzagira ibyiringiro by'agakiza uretse gushikama muri Kristo gusa, ndetse dufite no kwizera. Nshuti, ndagira ngo nkubwire yuko ni iby'agaciro cyane kubona Kristo ari mu ijuru akora umurimo ku bwacu. Ku bwanjye nawe, Yesu ari mu ijuru akora umurimo. Kristo ari kutuvuganira. Dukeneye umuvugizi umeze nkawe. Dukeneye umuvugizi utuvuganira kuri ubu ngubu. Kandi ndagira ngo nkubwize ukuri yuko iyi nkuru nziza yo kuba dufite umuvugizi utuvuganira ari inkuru nziza y'agaciro kuri wowe. Ndagira ngo muri aka kanya yaba njyewe yaba nawe tubashe kwakira aya maraso ya Kristo yatuviriye kugira ngo tuzishimire kwitwa abana be. Icyo nicyo mbasabira, nanjye nisabira muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.